Hayi muraho neza bakunzi ba filime wayimi. Abagambanyi bakomeje kwiyambika isura y'abana b'Imana kugira ngo bajye gusenya urukundo rwa Vigita na Fanny. Nyuma y'uko Vigita agaragaje imbaraga zidasanzwe, nyuma y'uko Vigita arwaniriye urukundo rwe n'umukunzi we Fanny, bikarangira batsinze, aho Vigita bari bakomeje kugenda bamukangisha imitungo, bamubwira ko banayimwambura. Uyu Vigita yemeye guheba imitungo, uyu Vigita yemeye gusiga umuryango, asanga umukunzi we Fanny, aho Vigita yari asigaye abana n'umukunzi we Fanny nk'umugore n'umugabo. Ibyo ngibyo mama Vigita na mushiki wa Vigita uwo muzi nka Nana bakimara kubyumva byarabababaje cyane, aho ubugome bwabarenze, imitima yabo ari imitima yuzuyemo ubugome gusa. Abangaba bakimara kumva ibyo byose, murabizi ko mama Vigita ni umugome wa danje, murabizi ko mushiki wa Vigita Nana nawe ni umugome wa danje. Aba bose rero batangiye kwiyambika isura y'abana b'Imana mu rwego rwo kujya gusenya urukundo rwa Vigita na Fanny, aho batangiye kuba bajya kureba Vigita bagatangira kumupfukamira, bagatangira kumusaba imbabazi, nta kindi bagamije gusenya urukundo rwe na Fanny. Guys, ahangaha twavuga ko ibirura bitangiye kwiyambika uruhu rw'intama kugira ngo bigaragare nk'intama, bibone uko bigambanira abantu. Ese guys, ko urukundo rwa Vigita na Fanny rukomeje kwibasirwa, amaherezo biragenda bite? Gusa murabizi ko uyu Vigita yizera Imana, murabizi ko Fanny yizera Imana, murabizi ko mushiki wa Vigita bita Jessica, aba bose bizera Imana. Ese umugambi w'abantu uri buze kuba wakora kurusha umugambi w'Imana? Guys, abakunzi ba filime wayimi bakomeje kugira amatsiko y'uburyo ibintu biri buze kuba byarangira, bakomeje kugira amatsiko yo kumenya niba uyu Vigita ari buze kuba yamenya ko mama we na mushiki we Nana ari abagambanyi bashaka kuba basenya urukundo rwe na Fanny, aho bakomeje kugenda bamwigiraho umwana mwiza, bamubwira ati urukundo rwawe na Fanny turarushigikiye, bamubwira ati n'ubundi twarabibonye ko ibintu bimeze neza. Ibyo byose bari kugaragaza umutima mwiza, ariko mu mutima mindani umutima wenda gushenguka, ubugambanyi nibwo bwonyine bwuzuyemo. Bashaka kuba bafata Fanny nanone ngo bongere bamutandukanye n'uyu musore wacu ngo ni Vigita, hanyuma Vigita bongere bamuhuze na Pamela ku migambi yabo. Ese guys, murabona urukundo rwa Vigita na Fanny rushobora kongera gusenyuka? Murabizi ko ari urukundo rwa nyarwo. Kugira ngo Vigita ajye gukunda Fanny, ntabwo yamukurikiyeho imitungo, ntabwo yamukurikiyeho ibiki, ahubwo ni urukundo rwa nyarwo. Ni nka kwa kundi bavuga ngo urukundo ni impumyi kandi rujya aho rushatse. Vigita yabonye Fanny, abona uburyo yitwara neza, abona imico ye. Uyu Vigita atangira gukunda Fanny atamukurikiyeho amafaranga. Ariko kuba uyu mama Vigita akomeje gushira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umuhungu we Vigita akundane na Pamela, akurikiye imitungo yo kwa Pamela, ntago akurikiye urukundo ruri hagati ya Vigita na Pamela. Ese guys, wowe nimba ukunda filime wayimi, uherereye ku ruhe ruhande? Ese ushigikiye urukundo rwa Fanny na Vigita? Nimba urushigikiye, shira udusitika tw'imitima twinshi cyane hasi muri comment, andika ati Vigita na Fanny hejuru cyane, ibintu bikomeze kugenda neza, kuko ubu ngubu twavuga ko ibintu bitoroshe. Twavuga ko Fanny na Vigita batorohewe kuko abagambanyi babaziye. Mama Vigita yagarutse yarakaye cyane, mushiki wa Vigita muzi nka Nana yagarutse yarakaye cyane. Murabizi ko uyu Vigita afite bashiki be babiri, uwo bita Nana ari nawe mugambanyi, ndetse n'uwo bita Jessica ari nawe ukomeje gushigikira musaza we Vigita kugira ngo urukundo rwe na Fanny rukomere cyane. Ese guys, ko ibintu bikomeje kugorana, ahangaha twatekereza ko
uyu nguyu mama Victor azagera ku ntego ze. Murabizi ko mama Victor na mushiki wa Victor uwo muzi nka Nana bafite umupango wo kwica Fanny bakamutandukanya na Victor. Ese ibi ngibi bazabigeraho? Ese umunsi Victor yavumbuye ko mama we nubwo akomeje kugaragaza umutima mwiza inyuma ariko munda ari gusha, munda ari umugambanyi, umunsi Victor yavumbuye ubu bugambanyi akamenya ko bashaka kwica umukunzi we Fanny, murabona noneho ibintu Victor atazahita atandukana na mama we burundu, hari uwundi mu bantu bazongera kugirana. So guys, urukundo rwo muri iyi minsi rwose nk'uko dukomeje kugenda tubigarukaho, uyu mama Victor murabizi ko nta bindi bintu ari kurwanira, ahubwo ari kurwanya ko umuhungu we Victor ari gukundana n'abantu b'abakene, abantu baturuka mu miryango ikennye. Ese guys, abakene bo ntago ari abantu gusa. Muri filime yacu Why Me ibintu bikomeje kugorana, Jessica akomeje gukora uko ashoboye kugira ngo ashigikire urukundo rwa musaza we Victor ndetse na Fanny, ariko mama wa Jessica na mushiki wa Jessica aba bose bakomeje kugenda bavuga ko Jessica ari ikigoryi, ari igicucu, nta bwenge agira. Ese guys, murabona umuntu bita Jessica ibintu ari gukora atari byo? Nanone abantu mwese mubona ko mushigikiye Jessica, mubona ko ibintu Jessica ari gukora ari byo byagakwiye gukorwa no kuri mama Victor ndetse na Nana, ababyishimiye, ababona ko ari byo, namwe ni mukande like, mukande subscribe, ibintu byose bikomeje kugenda neza. So rero abantu mwese mukunda iyi filime, ni filime iri kugenda itwereka ubuzima tubayemo muri iyi minsi, uburyo inkundo zo muri iyi minsi zimeze, aho inkundo ari urukundo rushingiye ku mafaranga, rushingiye ku butunzi. Ese guys, uratekereza nindamuka nkukunze, nkukurikiyeho amafaranga, nkukurikiyeho ubukire, ejo ukagira ibyago ugakena, uratekereza urukundo rwanjye nawe rutazahita rurangirira aho ngaho? Abantu muri iyi minsi bari kureba hafi, nta critical thinking bari gukoresha cyane, aho bari gukurikira amafaranga. Kandi amafaranga, umukire w'uyu munsi ejo ashobora guhinduka umukene, umukene w'uyu munsi ejo ashobora guhinduka umukire. Ibyo byose birahinduka, baramubona bakize, iyabahaye yaha n'abandi nabo bakaba bakire. So rero murumva ko ibintu bikomeje kugorana. Icyo musabwa nta kindi, kugira ngo episode zose za filime Why Me zikomeze kugenda zibageraho 5 kuri 5, mukore subscribe, mukande like, muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mwibuke gusharinga izi video ku bandi bantu muzi bakunda filime The Why Me. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, ishire imigisha mu byo mukora byose. Tugaruka dusapotinga Victor, dusapotinga Fanny, dusapotinga Jessica, ndetse abantu mwese mwifuza yuko uyu nguyu Victor yavumbura imigambi mibi mama we afite ndetse na mushiki we Nana bafite ku mukunzi we Fanny. Abantu mwese mwumva ko ibi ngibi byamenyekana, namwe ndagira ngo mubigaragaze hasi muri comment. Turabakunda cyane, bye bye.